umwanya w'ijambo no wanyu. murakomeye ndabasuhuje mwese banyakubahwa kubashimira uburyo buri wese yashoboye kwitanga kwitabira uno munsi. Rero ijambo ryanjye ntabwo riza kuba rirerire. Hari ukuntu nabanje kugira isoni njyewe maze kubona banditse ngo umushyitsi mukuru bintera isoni njyewe buriya bintera isoni, ariko ndavuga nta kundi. hari igihe bavuga bati ni nyir'ikigo kandi kuko mubona ko nta gishobora kubwanjye, ariko tuzafatikanya kandi bizagenda neza. Rero ijambo navuga ni ukubaha ikaze kuri iki kirwa cya Nkombo, kubaha ikaze muri uru rugo rwa Saint Pierre. Murarisangamo ariko ku mugaragaro none niho yari yizwe nyine ko murihabwa. Nanjye ndabishimangira ibyo mwemeje, imihigo yose mwagize muzayishyire mu bikorwa kugira ngo uru rugo rumeze gutya ruzagira isura nzima. Icyo bikora akantu navuga kamwe gusa nako ni no gusubiramo cyane, nifuriza abanyeshuri kuzagira ubwenge. Iyo bagiye kureba ibintu bituma umuntu bamuvuga ko ari umuhanga, ni akantu ngiye kubabwira bagiye basitaraho cyane bakavuga umuhanga ntabwo ari undi ubona 90 mu ishuri. Ushobora no guhita wibeshya ukavuga ko umuswa ubona ari munsi ya 50. Umuhanga ntabwo ari uwo nguwo, ahubwo igitangaje cyangwa icyo twagombye kugenera umuhanga nushobora no kubona mu manota 70, reka tuvuge dutyo, ariko hari utundi azi guhanga. Dore ko ijambo ubuhanga riva ku rindi jambo ku nshinga yitwa guhanga. Guhanga rero ni ukuvumbura ibindi bintu abantu batarageraho. Ikikubwira umuhanga nyine ni wa muntu uvumbura creativity cyangwa utwo tuntu dushya. N'uvumbura akantu gashya azabura umuhanga. Ijambo umuhanga kandi ritandukanye n'umunyabwenge. Umunyabwenge we biva ku nshinga nanone kwenga. Kwenga ni ugufata ibitoki cyangwa n'ibindi byose abandi bakoze, wowe ugashyiramo ubwo bwenge. Ariko buriya umuhanga niwe ubukaze cyane kurusha umunyabwenge, kuko umunyabwenge bakoresha ibyo abandi bakoresheje, mu gihe umuhanga we acura cyangwa akazana ibishya. Rero ndabifuriza kuba abanyabwenge ndetse n'abahanga, muhanga utuntu dushya, kuko ntabwo ari byiza kubona umuntu umutwe utsindagiye afite umutwe munini ariko umutima ari mutoyi. Ntimukagire urutwa ngo muzagire umutima, bityo bizabafasha guhangana n'ibibazo dufite muri iyi sosiyete yacu nk'abanyarwanda, harimo n'ikibazo cy'ubukene. Buriya ubukene bubindi mu mutwe, ariko iyo ufite ubwenge ukagira n'ubuhanga ntabwo ushobora gukena. Reka mbabwire, kuko nuva hano mu ishuri ukarangiza ufite amanota meza ntacyo bizakumarira. N'ubundi bashobora kuguha akazi bya bindi by'uko nyine kuboroka ntibuzi bwa kuboroga. Ushobora kuba waraborotse ibintu byinshi cyane mu ishuri, umutwe uremereye mwinshi, ariko niba nta mutima urimo gukoresha biriya bintu n'ubundi kuboroga ntibizabuze. Icyo nabasaba rero ni ukwiga mushyizeho umwete, ariko hakaza n'utwo akarusho ko kumenya guhanga utuntu, impano, gukuza impano cyane cyane, ugakuza impano, guhimba utuntu twiza n'indirimbo, byose nabyo bizagenderemo.
muzakataze mu ikoranabuhanga, ariko cyane cyane n'utwo tuntu two guhimba utundi tuntu twabafasha. By'umwihariko ikintu twashima gikomeye kandi turashima cyane cyane Padiri Silas wabishyizemo imbaraga n'abandi, gahunda y'isengesho. Iyi groupe Saint-Pierre muzakomeze kwisenya nko mu bisanganywe. Hano narahageze ngira ni nko mu seminari. Nari mvuye mu seminari aho babyuka bakabanziriza mu gitabo cya misa. Namwe rero uwo muco mwiza turawubashimira, kandi kuko ntihazagira uwuca ikintu cyiza nta muntu ushobora kugica. Turabizeza rero ubufatanye n'amahoro, uyu mwaka rwose uzatubera umwaka w'amahoro. Natwe ndavuga cyane cyane nge na Donati, Padiri Donati, twazanye umufuka wuzuye amahoro. Ubwo rero buri wese azajya afataho kamwe, afateho n'akandi, nta muntu ushobora kuyarangiza. Uzashaka kuzana intambara tuzamubwira ko tutazizanye. Twazanye amahoro kandi koko tuzabasakazamo. Muzakomere mugubwe neza kuko mwagiye mubyemera. Isengesho, gusenga neza bizatuma dutsinda kandi tugere kure. Bifurije rero amahoro kandi koko mukomeze mutere imbere, imyitwarire myiza, isuku nk'uko bakomeze kubivuga, ndetse no guhanga udushya. Murakoze, murakarama. Arakoze, amashyi menshi cyane.